twe nitwumva. Yesu ashimwe inshuti bavandimwe. Mwiriwe neza. Mbese aho ngaho twese tumeze neza. Abantu noneho tumeze neza. Amasempa namwe mumeze neza. Amasempa ntabwo aramera neza, ariko aramera neza kuva ari imbere ya Yesu. Rero tugeze mu mwanya mwiza nk'uko mubibona, umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ariko no kwitonda. Impamvu nimugoroba nababwiye ati nyabuneka nimutegura imitima, ndikumva umwuka w'Imana nyemeza ko hari ikintu kigiye kuba ku mitima. Umuntu wese nategura umutima. Ikigisho cyagize ingaruka, ntimwabonye ibyabaye. Benshi bambwiye ko cyabagizeho ingaruka. Hari abo cyagizeho ingaruka nziza, hari n'abo cyagizeho ingaruka mbi. Muri kubyumva? Abari mu bihugu hirya no hino banyarikiye bati ibi bintu uvuze wagira ngo nta nubwo ngiye nari mbizi, ariko ingaruka yabaye. Nanjye ubwanjye ubutumwa bwa Yohana bwamugizeho ingaruka. Bwamugizeho ingaruka. Sibwo twarebaga Yohana bwamugizeho ingaruka. Ingaruka ya mbere nuko nawe ubwo ubutumwa yigishije yabushidikanyijeho. Yigishije ati dore amaze no kubatiza Yesu ati dore nguriya nama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari hehe mwisi. Ujye muri Matayo igice cya 10 cyangwa icya 11 urebe Yohana bamaze kumushyira muri gereza, amaguru bayakonjesheje. Urasanga abwira abigishwa bati yemwe umva nimugende mumumbarize, ariko ubu ngubu niwe koko. Kandi uwo nguwo uri kuvuga gutyo uri kubaza ngo niwe, ni wa wundi wavuze ngo dore nguriya nama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mwisi. Kumva ingaruka. Tugomba kugera ahantu n'ibintu twigishije bigomba kutugiraho ingaruka. Amahirwe rero, amahirwe nuko hari abo biri kugiraho ingaruka nziza. Akaga nuko hari umuntu uri mu iteraniro biri kugiraho ingaruka mbi. Si ikibazo? Ahantu handitswe ngo noneho mu gihe cy'akaga ngo abagaragu b'Imana ngo noneho bazagera bibaze ngo ibyo babwirije, bibaze ngo noneho ngo niba ngo batararengeje aho bagombaga kugera. Intambara ikomeye irabitubwira. Intambara ikomeye paje ya 427 habisobanura neza mu ngaruka z'ibintu abantu baba babwiriza. Ngo muri icyo gihe cy'akarengane kwizera ko abagaragu b'Imana kuzageragezwa bikomeye. Abo ni bande? Abagaragu. Muri kubyumva? Kuzageragezwa bingana iki? Bikomeye. Bazaba baratanze umuburo bakiranutse. Kubyumva ari ku kintu cyiza. Batanze umuburo ariko bakiranutse. Biringiye Imana n'ijambo ryayo gusa. Umwuka w'Imana wabayoboraga imitima yabo niwe uzabahatira gutanga ubwo buhamya. Babibashishijwe n'umwete n'imbaraga mvajuru bizaba bibakoresha. Bazasohoza inshingano yo kuvuga ubutumwa Imana yabahereye gutanga ku bantu. Batiriwe batekereza ku ngaruka zabyo, ntabwo bazatekereza ku nyungu zabo zishira cyangwa ngo bite ku cyubahiro cyangwa ku magara yabo. Nanone ubwo ishuheri yo kubarwanya n'agasuzuguro bizabageraho. Igitinze ubwo ni ishuheri gusa. Ubwo bizaba bitugezeho. Bizagenda gute? Bamwe kubwo kuzurwa n'agahinda bihebe, bitegure kuvuga cyane bati. Bitegure kuvuga bingana iki? Cyane bati. Iyo tuba twarabimenye tukamenya ingaruka z'amagambo yacu, tuba twaricecekeye. Ureba aba ntibageze mu ngaruka, nyamara ngo batanze umuburo bakiranutse. Dore ngaha rero wowe emera ibyo bakubwira, nimba wumva ari ukuri. Twababwiye ati nta muhutu n'umututsi bazajya mu ijuru. Icyo cyo mukimenye, twabibabwiye. Nta cyaha kizasubira mu ijuru. Abamarayika bari gusuzuma dosiye zacu bari kureba bakagerenjura icyaha uko cyatangiye. Bari bahari, Satani yigumura barabirebaga. Iyo bari kwandika dosiye y'umunyabyaha rero basuzuma akantu kitwa icyaha gashobora kuzongera kakabacanganyukisha mu ijuru bakongera bagahanuka. Niyo mpamvu nta kantu na gato. Navuze ku by'abagabo n'abagore baranga mu matsinda, bazanye abandi bagore bicaye aha ngaha bari kumva tubivuga. Akabazi ko afite abagore barenze bangaye kandi ayabazanye nyuma y'uko atsindishirijwe. Nyamara Abagalatiya igice cya 4 bavuga ngo senda inshoreke nande.
kuko umwana w'inyungwakazi atazaraganwa n'umwana w'isezerano. Iryo somo ubwo ndabizi abantu bararakaye, abantu batangiye gufatwa kuzabiranwa na bwa burakare. Hari rero ikibazo twagarutseho cy'abantu bafite ivangura, nacyo kigira ingaruka. Bamwe kibagiraho ingaruka nziza, abandi kibagiraho imbi. Ntabwo amoko azajya mu ijuru pe. Hari umuzungu umwe yigeze ambwira ati, abazungu ni babi. Mo turagenda abazungu ni babi, arimo anandukanyiriza amoko. Abazungu babona abazungu bagira imisatsi y'umweru, abagira imisatsi y'umukara, hari aba brown, abazungu b'inzobe, hakaza n'abazungu berurutse bitwa aba white. Noneho hakaza abashinwa, hakaza abahinde, hakaza nyine ubona berurutse, ariko bose bakaba bafite uburyo bagira amoko y'abazungu. Ariko ntabwo biriya bintu bizajya mu ijuru rwose pe. Ibyahanuwe Bibiliya urwa kabiri rw'Abakora igice cya 5 aravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abahindutse cyaremwe kimeze gite. Ni umuzungu bavuze, ni umuremure, ni umugufi, ni la pesere de la bouche, ni la longueur dine. Umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu ababaye cyaremwe kimeze gute. Byishya ibya kera biba bimeze gute, bishize. Nuko rero tugiye kujya mu karengane, ariko tujyemo dusa mwihangane. Umuntu ufite ibintu byubatse ku musenyi abishyire hasi, aho kugira ngo akomeze agende yongeraho amatafari, inzu ikazamugwa hejuru akubite hasi, sibyo? Natwe rero abo biri kugiraho ingaruka nk'ababwiriza, ndabizi ko vuba aha ngaha biratugiraho ingaruka. Ariko abantu niba bumva ko ibi bintu batazabihagararana mu ijuru, babikubite hasi. Si byiza? Ni byiza. Reka rero dushime Imana muri uyu mugoroba, tuyishimire yuko idufashije, tukaba tugeze mu wundi mwanya mwiza, undi mwanya wo gukosora no guconga ingeso no kugorora imico, undi mwanya wo kwicara imbere y'ijambo ry'Imana kugira ngo ritugorore, riteshe. Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira amagambo avuga ngo wa mubare ugiye kuzura. Ngo wakira hari umubare ugiye kuzura. Reka mbanze mbere yuko dutangira rero mbaze, ese abantu muri ku mugabane w'Uburayi, reka tubanze duhere mu Burayi. Abantu babiri mucane mikrofone mutubwire ko turi kumwe. Abantu muri mu Burayi mucane mikrofone, turi kumwe? Muri kumva neza cyane? Uherereye muri iyo state y'Uburayi? Mu Bubiligi. Okay, i Buruseli bari kumva. Reka tujye hakurya hirya kwa Martin Luther, bimeze gute? Turi kumva natwe. Okay, reka twambuke tujye mu zunzu bumwe. Abari mu zunzu bumwe bimeze gute ku majwi? Kanada turi kumva neza. Okay, Imana ihabwe icyubahiro. Ubwo rero reka nongere mbabwire iki kintu, ubwo ngiye gufunga mikrofone mwihangane. Nimugoroba Satani yarwanyije icyigisho mu buryo bugaragara rwose, twatandukanye tutazi bibaye kubera abantu bacokoza mikrofone batuma tuzizimya. Ubwo rero ngiye kuba ndetse kuzimya mikrofone, ariko umuntu wese acunga n'abavigirana mikrofone ye, kuko niharamuka hagaragara ikibazo kubwiriza ndi no kurebana na mikrofone biba bikomeye. Reka rero ubwo bimeze bityo, twinjire mu mwanya mwiza wo kwiga amagambo y'Imana. Tugiye guhera mu magambo yanditswe mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose. Hari amagambo yanditswe yongera ngo tuze kujyana twigana amagambo avuga ngo wa mubare ugiye kuzura. Tugiye gukoresha isaha. Uhereye ubu ngubu turi saa 12:40, tugiye gukoresha igihe kingana n'isaha. Ndasaba rero abo turi kumwe duhaguruke turirimba indirimbo ivuga ngo wa muragwa kuhunikira. Ninde uhunikiriye? Umuragwa. Ubu tuba twifitiye abaragwa bahunikiriye, ariko twageze mu byahanuwe. None turareba Imana yaratangatanze mu butumwa bwiza. Nta muntu utaratsindishirijwe uzumva ibyahanuwe, aho yemwe nta muntu utejejwe uzajya mu bwami bw'Imana. Umuragwa uhunikiriye nawe arararikirwa guhita akanguka bwangu agafata intwaro. Twagiye rero indirimbo ya 169 iravuga ngo wa muragwa we mbese kuhunikiriye. Wa muragwa we mbese kuhunikira, kucogo yugiye kugerayo. Kanguka bwangu shaka intwaro zawe, wizarira dore byatinze rwose. Amahanga yose yasubiranyemo, bose baradagadwa bihebye. Umva uko amagambo
urahindira hose wa muragwa we wigumya gutinda nubwo abizwe n'iby'iyi si biguhenda reba ubwiza bwabyo burashira shingo y'umwanzi yakubohesheje wa muragwa we wicikeho bwangu nyabuneka ntugire imitima ibiri bamasumwa matagutungura dore umucyo utangiye gutangaza muragwa we vuza impundu wishimye. Tugiye gutangiza amagambo yanditswe mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose. Reka tuzimye zino mikrofone, ndi kubona abambere byabananiye. Uwitwa Esiteri Uwineza ndi kubona bimunaniye, turazijimije. Sibyo? Ari amagambo avuga ngo ibintu byose biri ku isi birateraganwa hirya no hino. Paje ya 432 ni icyigisho cyitwa ku musozi wa Elayono. Ibintu byose biri ku isi birateraganwa hirya no hino. Nababwiye impamvu ntangiza igihamya cy'umwuka w'ubuhanuzi. Turi abadivantiste b'umunsi wa karindwi, ni Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Ni igitabo Imana yamaye amafaranga ndakigura. Ubwo rero nawe wagikenera wagenda bakakiguha, waba uri umwisilamu, waba uri umugaturika, waba uri umuporo. Akaga ni ukuzizera ibyanditswemo, uzahura n'akaga. Dore rero nibyo ndi gusoma, ibirimo nibyo nizera. Ibintu byose biri ku isi birateraganwa hirya no hino. Ibimenyetso by'ibihe biratwegereye. Ibimenyetso by'ibyenda kuba birigaragaza. Mwuka w'Imana aragenda ava ku isi, kandi ibyago biriyungikanya haba ku nyanja cyangwa ku butaka. Hari imiraba mu nyanja, imitingito y'isi, imiriro itwika, imyuzure n'ubwicanyi bw'uburyo bwinshi. Mbese ninde ushobora kumenya ibizabaho? Mbese umutekano uboneka he? Nta byiringiro na bike mu kiremwa muntu ndetse no mu biboneka ku isi. Mu buryo bwihuse abantu baragenda bahagarara imbere y'ibendera bihitiyemo. Muri kubyumvara? Ubu namwe ahangaha mugiye guhagarara mu ibendera mugeze mute? Kwihitiyemo. Mubwira bwinshi cyane, bitegereza kandi bagakurikirana imikorere y'abayobozi. Hari abari maso kandi bategereje, ndetse bakora batebutsa kugaruka k'umwami wacu. Irindi tsinda ryifatanyije n'ubuyobozi bw'umuhakanyi mukuru. Bakeya nibo bizera n'umutima wabo wose ko hari ijuru dukwiriye guharanira n'ikuzimu dukwiriye kwirinda. Imana idufashe tube muri uru ruhande. Reka duce bugufi dusenga Imana. Nyakubahwa mwami Imana, turakuraritse muri iri teraniro. Haramutse nta mwuka wawe wera uhari, ntabwo gutsindwa kw'imitima gushobora kubaho. Turagusabye kugira ngo tugirire ubuntu. Turifuza ko turema bundi bushya, tugatunganirizwa kukubona ubwo ugiye kuboneka benshi bakaguhunga. Turagusaba kugira ngo udushyiremo imico y'abatahajuru ku buryo nitukubona imbaraga uzaba waraduhaye n'imbaraga ikurimo bizakururana tukibona twagusanganiye. Tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Ubwo rero tugiye kuganira amagambo avuga ngo wa mubare ugiye kuzura. Ndahera gatoya. Ubwo twageze ahantu nyine tugiye kubara isaha aho dutangiriye kugira ngo bize kugenda neza. Ndahera hano ku kinyamakuru gitoya kugira ngo birusheho kugenda neza. Turi kumwe mbese? Ngiye guhera ku kinyamakuru gitoya ahanditswe ngo Rwanda Interfaith Religion Council. Biravuze ngo Rwanda Interfaith cyangwa se imyizerere imwe, inama y'imyizerere imwe y'abanyarwanda. Ubwo nicyo bivuze. Muri kubyumva? Itangazo ry'inama ya RIC cyangwa se Rwanda Interfaith Council. Birasobanutse.
none tariki ya 3 Ukuboza, aryo ubu turi butariki zingahe? 17. Ubu hashize iminsi 14 2024 ku cyicaro gikuru cy'itorero Anglikani ry'u Rwanda kiri Ikibagabaga habereye inama y'ubuyobozi bw'inama ya RIC cyangwa se Rwanda Interfaith Religious Council. Inama yayobowe n'umuyobozi wayo ari Bishop Dr. Mbandarora, umwepiskopi mukuru w'itorero Anglikani ry'u Rwanda. Bimwe mu byo inama yizeho ikanabitangaho umurongo harimo icya mbere, ikibazo cy'inyigisho z'ubuyobe. Mbese inyigisho z'ubuyobe zirahari? Nizo za mbere. Mwami Yesu ajya kuvuga ibimenyetso bizabanziriza kurimbuka ku isi, yaravuze abamubajije ibimenyetso turabazi, Petero, Yohana na Yakobo ndetse na Andereya baramubajije ati tubwire ibyo bintu uvuze ko bikomeye, ubundi bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka y'isi ni ikihe? Icya mbere yababwiye ku murongo wa 3 wa Matayo 24 yarababwiye ngo mwirinde hatagira ubagira ute ubayobya. Yumvikane ko Yesu yarabizi ko hazabaho kuyobya mbere yuko imeruka iba. Birumvikana? Iyo tugiye mu Byahishuwe igice cya 13 ari naho tugiye gushinga gati, tuhasanga inyamaswa yavuye mu gitaka, ariko turahagaruka mu kanya. Abatesalonike igice cya 2 rwa 2 rw'Abatesalonike igice cya 2 hari umunyabugome uzahishurwa mbere yuko umwana w'umuntu aza. Ngo umunyabugome afite ibimenyetso n'ibitangaza byo gukora kwa Satani. Muri kubyumva? Ibyo bimenyetso ariko ngo azabiyobesha abarimbuka. Ngo abarimbuka ni bandera, ngo kuko banze gukunda ukuri ngo bakizwe, nicyo gituma Imana izabereza ubushukanyi bukomeye kugira ngo bizere ibinyoma. Abo bantu barahari. Uyu munsi dufite abantu bizera ibinyoma, ikintu cyose kije bakizera. Niko yemwe. Pawulo yandikiye Abakorinto arababwira ati rero nimba ubutumwa bwiza twahaye butwikiriye abarimbuka. Mu gice cya 4 ab'Imana y'iki gihe yahumye imitima kugira ngo umucyo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo utabatambikira. Ab'Imana y'iki gihe yahumye iki? Imitima. Ubuyobe burahari. Ubu ngubu si uvuze ngo imyumbati ngo iryanye n'ibishyimbo biba bisambanye. Impuzamadini yo mu Rwanda, kwizera kumwe ko mu Rwanda iyo guteranye ukiga ku myumbati kandi warangiza ukigerekaho izina ry'abadive, ubu buyobe kuko nta buhari. Iyo umuntu atwitse irangamuntu ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa, ubu nta buyobe buhari. Ubu mperutse guhura n'abantu bari gucukura amangamuntu muri tuwarete ngo bari bazi ko ari ikimenyetso cy'inyamaswa, abandi barindiye ko tuwarete zuzura ngo bazakuremo amarangamuntu. Iyi nama iri kwiga ku by'ukuri, ariko se reka twibase ibyo bintu ninde wabizanye? Muri Matayo ya 13 tuhasanga ikintu. Igihe Yesu yari arimo aravuga ibyo amasaka n'urukungu, abigishwa baramubajije bati mbese databuje, mbese ko wahinze amasaka urukungu rwageze mu masaka rute? Sarabasubiza ati umwanzi niwe wagize atyo, abantu basinziriye yaraje abibamo iki? Abo bantu umva ukuntu bageze muri twe, bagezemo abantu basinziriye. Nyamara ntabwo ikibazo ari uko inzira itari ukuri, ariko Satani yaraje ashyiramo irangamuntu, ashyiramo ibyangombwa by'ubutaka ko umuntu aba yakikimenyetso, abantu baratwika. Kandi ibyo ngibyo iyo baje gushaka iyi nama iri kwiga kuri twebwe ngo ubwo ngubwo dufite, ubwo bazi ko natwe dutwika amarangamuntu, bazi ko natwe dutwika ibyangombwa by'ubutaka. Ubwo nuri mu nzira y'ukuri byumvikane ko baramugerekaho ikirego kimeze gityo. Ubwo ni Satani wagize atyo. Inama irongera yiga ku cya 2, ikibazo cy'ahantu hasengerwa hadakwiriye harimo ubuvumo mu misozi. 3, ikibazo cy'abiyita abahanuzi. 4, ikibazo cy'amazina n'inyito z'abayobozi b'amadini n'amatorero, aho usanga umuntu atangira gukora ugasanga yihaye inyito, titere n'ibindi bigenda byangiza isura y'iyobokamana mu gihugu. Abagize inama y'ubuyobozi bihaye umukoro, umva umukoro nawe, devoir, bihaye umukoro wo gusesengura ibi bibazo, bigashyirwa mu nyandiko zizaganirwaho mu gihe cya vuba kugira ngo hatangwe imirongo izaganirwaho mu nama izahuza abayobozi b'amadini, amatorero na kiliziya iteganyijwe kuba mu gihe cya vuba. Hano n'aba 7 day barimo.
iyo baba batarimo baba banditse ngo muri iyo nama abantu twabuzemo ni abaseveni deyi mu gihe cya vuba. Nuko hagati aho hemejwe ko amadini n'amatorero atangira kwamagana abayiyitirira bagakwirakwiza inyigisho z'ibinyoma bitwaje itorero cyangwa idini runaka cyangwa inyito z'inzego z'ubuyobozi. Harya uri umudiventiste? Ubu ngubu ntabwo uri mu bantu bagomba ngo gutanga urutonde rw'abantu biyitirira itorero runaka, ngo urwo rutonde abakuriye amadini basabwe kurutanga muri iyo nama igiye gukurikiraho kugira ngo bamagane abo bantu biyitirira ayo madini yabo. Ikibazo muri kucyumva abavandimwe? Ibi bigakorwa hibutswa ko buri torero, idini na kiliziya byemewe mu Rwanda rifite umuvugizi waryo, kandi ko ubutumwa bwose ryashaka gutambutsa bufite inzira bunyuramo. Ni iyihe nzira? Uribuka ijambo ngo ndetse n'abayakoreramo, iryo jambo muraryibuka? N'abayakoreramo twashatse ukuntu twabigenza kugira ngo babure umwanya. Ubwo ni muri kubyumva? Nimureke rero inyigisho za papa tuzishyire zandikwe ku nkingi z'imitima. Ubwo rero abari mu nama bongeye kwibutswa ubutumwa bukubiye muri Musanze Declaration yabaye ku itariki ya 11 Kamena 2014, aho buri torero, idini na kiliziya byiyemeje kugira uruhare mu kubaka ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Mwabyumvise? Reka tujye hariya kuri screen yawe uraza kuhabona ikintu. Urareba kuri screen yawe wowe uri kuri platform, uraza kuhasanga ikintu runaka. Impamvu wenda mbabwira ati nyamara urareba hariya tugiye muri COP 29 umva uko bimeze nawe. Predoneri harya imbere ati bababone ku Rwanda ko tuzi ko hakozwe byinshi, iriya nama muragaragara ku buryo mushobora kwempoza namwe ibyo mukeneye. Murakoze cyane. Niyo mpamvu navuze ziriya ntego nyamukuru 3 muri iriya nama turagaragara cyane, kubera ko nk'iyo urebye igihugu cyacu nicyo gihugu cya mbere muri Afurika cyatanze gahunda ivuguruye mu gushyira mu bikorwa amasezerano mpuzamahanga y'i Paris, NDC. Icyo cyonyine kuba mu nama bashima bakavuga ati u Rwanda nicyo gihugu cya mbere cyatanze iyi gahunda yo gushyira mu bikorwa amasezerano y'i Paris, kandi koko baza bagasanga ibyo bikorwa byarakozwe. Ngira ngo mu mwaka washize mwabonye ko twakiriye inama nkuru ya kiriya kigega mpuzamahanga ku mihindagurikire y'ibihe, bodi ya GCF. Kuba bose bavuye imihanda yose, bavuye mu bihugu byose bakaza guteranira hano mu Rwanda, bagafata iminsi 2 yo gusura ibikorwa byatewe inkunga na kiriya kigega, bagasura abaturage bubakiwe imidugudu ihangana n'imihindagurikire y'ibihe, bagasura ibiti, amashyamba yatewe, bagasura ibindi bikorwa byinshi bitandukanye. Ni ikimenyetso kigaragara kuko ya table d'honneur cyangwa se na rya jambo ryacu turivuga rikumvikana, kuko riba rishingiye ku bikorwa bifatika atari amagambo gusa. Murabyumvise table d'honneur? Ubundi tumenyeye ko twebwe table d'honneur ijyaho abantu b'indobanure, sibyo? Hajyaho ni twebwe ku isi turi kuri table doki, igihugu cy'indobanure. Kubyumvara? Amasezerano y'i Paris niyo ugomba kubanza kumenya. Impamvu iyi nama mpuzamahanga yabaye ni ukubera iki? Kandi bakaba bagiye gushyira mu bikorwa byihuse izi dovu warabahawe kugira ngo baze bazanye
abiyitirira ayo madini kuba bayarimo kugira ngo bamaganwe. Muri kubyumva? Impamvu hari ikintu tuzi kiri muri project 2025. Icya mbere cyitwa gutura igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kukigarura kuwiteka kubera kwangirika kw'imico mbonera. Icyo kintu tuzi desebusirimo ko ari ugushyiraho umunsi umwe wo kuruhuka, sibyo? Ariko mbere y'uko uwo munsi umwe wo kuruhuka ujyaho, hagomba kuba hari impamvu ifatika yitwa iki kintu cy'amasezerano y'i Paris, imihindagurikire y'ikirere. Ibyorezo paje y'intambara ikomeye paje 115 ngo Satani azakora ibishoboka byose ku buryo azatuma abubahiriza amategeko y'Imana n'isabato yo muri Bibiliya ngo bazaregwa ko aribo batejwe ibyo byorezo, aribo babiteje. Muri kubyumva? None umva ubwo kugira ngo bamagane, inama mpuzamahanga igomba kubanza gufasha kugira ngo iki kibazo cy'imihindagurikire kiri muri masezerano y'i Paris yo kwita ku rugo rwacu cyangwa se our common home, iki kibazo kugira ngo gikemuke hagomba kubanza gutangwa uyu musanzu. Mbese turi kumwe yemwe? Noneho rero icyo cyorezo mbere y'uko kihagera, dore ibyo amadini yakoze, aba 7 day nibo ubundi bananiranye kuva na kera, nibo bantu bafite ubutumwa bw'umwihariko. Dore igitabo bahise bandika kugira ngo bagaragaze yuko ibyo bintu babiteye ishoti. Cyorezo aba 7 day bakibabwiyeho, abwira ati rero aba 7 day, dore aba 7 day nibo bantu bahunze covid, kandi mwatumye duhusha intego, abantu banga kugira gutera, banga umuti tubahaye, none mutegura bizera banyu hatagira umuntu uzongera kuzana akavuyo, wa mugani akavuyo, kugira ngo hatagira umuntu wongera guteza imidurunganyo muri iki cyorezo, abantu bose bajyemo, twese dufite strategy y'abagatulika. Dore ngiki gitabo ko kivuga intambara yegereje, ni intambara imeze itera ariko iregereje koko. Umva arabango hari agakoresho gashya kifashishwa mu buvuzi kajya kungana n'uruheke rw'umuceri, ngo gakoreshwa hehe? Iki ngewe icyo bihita bimbwira mu bwonko bwanjye ni ingingo ya 612 yo mu byaduka ivuga ngo hazakorwa umurimo umeze ute wakataraboneka, uzakorwa nabande? Abaganga. Dore mureba, hazakorwa umurimo wakataraboneka. Hari agakoresho gashya ngo ni gashyashya kifashishwa mu buvuzi. Ubwo abagakoresha ni bande? Aba bandi bakora umurimo wakataraboneka. Kifashishwa mu buvuzi kajya kungana n'uruheke rw'umuceri. Hariya hantu tuziga ibyitwa ibipimo ndangamiterere, mumva akagake k'umuceri kitwa biochip cyangwa verichip. Kuri screen zanyu ndizera ko muri kubibona. Aka gakoresho gashobora gushyirwa mu mubiri w'umurwayi. Umva nawe, umva page 167 z'igitabo cyitwa kwitegura kagaheruka. Ni muri ubwo buryo amategeko y'icyumweru azaza mu byemezo byo kwitungira amagara mu buryo busa no kutugirira gute yemwe? No kutugirira neza. Ngo abayobozi barahisha ikibazo nyamukuru, barakorera mu buhumyi. Yemwe katwiyegerera imbere. Ako gakoresho gakoreshwa gakubiyemo amakuru yerekeranye n'amateka y'ubuvuzi bw'umurwayi. Mva nawe agaragara iyo bashyize scanner. Ibi ngibi tuzabyinjiramo hariya wumve scanner. Iyo bashyize scanner ngo kuri kagaheke k'umuceri bihita bimacinga. Emwe umva iki cyorezo nanjye iyi ndwara iraza ivurishwa kakano, nanjye biraba bishyushye, si biraba bishyushye ndareba aho baragatera. Se muri kumva ari he? Reka twigendere. Aho ako gakoresho kinjirijwe mu mubiri, abakristo bamwe bavuga ko ako gakoresho ari kimwe mu bigize umugambi mubisha ugamije guhatira abantu kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Ngo ni bande bavuga gutyo? Abasinzi. Nuko ku bandi ikimenyetso cy'inyamaswa gifitanye isano n'ikirango banga barcode gishyirwa ku makarito abikwamo ibiribwa. Ariko ndagira mbabwire ko n'umuntu asigaye afite barcode, tuzabigeraho ari imbere. Cyangwa umubare w'amayoberane uzashyirwa ku note z'amadolari ufite igiteranyo 666. Kuri bamwe ikimenyetso cy'inyamaswa gifitanye isano na gahunda yo kwishyira hamwe, itsinda ry'abantu bavuga ko bakiriye umucyo urenze uw'abandi bakiriye indege z'umukara z'umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango w'abibumbye. Aha ntago ndasemura, umwuka w'Imana gusobanurire nta makuba ndi gushaka. Intego y'iki cyigisho rero ni ukugaragaza intambara igiye kubaho
mbese intego intambara reka tuyumve ishingiye ku kuramya. Satani azibasira ubutegetsi bw'Imana binyuze mu gutesha agaciro amategeko y'Imana. Umva kujyana abantu mu byatsi. By'umwihariko isabato izaba ipfundo ry'intambara izakwira isi yose ishingiye ku kuramya. Satani yanga isabato kuko yanga umuremyi, azakoresha agahato, kotsa igitutu ndetse n'imbaraga kugira ngo atubuze kwiyegurira Kristo. Iri jambo niryo ndasorezaho, hazabaho kugongana kw'imyizerere. Emwe umva, reka rero twinjire mu njyana noneho nyirizina, sibyo? Dushigaje iminota 44 turi kuganira amagambo avuga ngo iki? Wa mubare umuntu wese nafata isomo, umuntu wese uraha nafata isomo. Tugiye gusoma twihuta, sibyo? Uwa mbere wihuse ninde? Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 14 n'uwa 15. Undi wihuta nta wundi? Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 15 n'uwa 14. Undi wihuse? Ibyahishuwe igice cya 15 umurongo wa 2 n'uwa 3. Undi? Ibyahishuwe igice cya 16 umurongo wa 2 nawe urahadusomera. Undi? Ibyahishuwe igice cyaho cya 19 nawe ndakubwira umurongo nza kukugeraho. Nawe uriteguye? Ibyahishuwe igice cya 20 nawe ninkugeraho ndakubwira umurongo. Noneho nanjye ngiye gusoma, ninjye abanza ibyahishuwe igice cya 6. Abandi tugiye kugenda dusoma twihuta. Tugiye kureba ngo wa mubare ugiye kugira gute? Ugiye kuzura. Ninde wundi ushaka gusoma? Undi nawe naboneka. Ibyahishuwe igice cya 7 ni nawe urasoma byinshi. Nuko ibyahishuwe igice cya 6 niho ngiye gusoma. Wa mubare ugiye kugira gute? Reka turebe uyu mubare ugiye kuzuzwa niki. Hari undi ushaka gusoma? Urasdusomera Abaheburayo igice cya 11 urahera ku murongo wa 35. Hari undi nundi ushaka gusoma naboneka aratubwira nawe turamubwira. Ibyahishuwe igice cya 6 niho tugiye guhera kugira ngo turebe ibyo uyu mubare ni wuzura biragenda gute. Mbese ugiye kuzura uruzura ryari? Ibyahishuwe tuhasanga ikimenyetso cya 6 kimenwa umurongo wa 9. Nge niho ngiye gusoma. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 6, mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga. Ngo nabishwe bahowe iki? Ijambo ry'Imana. Ubusambanyi. Ngo noneho uyubonye abonye imyuka yaho izamuka ku gicaniro. Umva uko bigiye kugenda. Batakanijwe rirenga bati, ayi mwami wera ukuri, uzageza he kudaca amateka no kudahora bari mu isi uhorera amaraso yacu? 11. Umuntu wese muri bo ahabwa igishura cyera. Ni igishura kimeze utera? Cyera. Si imirimo yo gukiranuka. Babwirwa kumara ikindi gihe gito baruhuka. Turi kumwe? Kugeza ryari? Kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Ngo umubare ngo wabandera w'imbata ni icyambere, abagiye kwicwa ni imbata. Icya kabiri ni bagenzi babo, aho uwo mubare uzuzurira. Twe tugiye kugana amagambo avuga ngo iki? Wa mubare ugiye kugira ute? Umubare wo kugira ute hari? Ninde umvise ikintu kigiye kuzuza uwo mubare? Nta kivuga. Ni iki? Kwicwa. Wabyumvise? Igituma uwo mubare wuzura nuko abantu bagiye kwicwa. Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo waho wa 14 ufite aho ngaho nazamure. Mbese abari kuri platform turi kumvikana? Andika message turebe nimba turi kumvikana. Yes, ibyahishuwe 13 umurongo wa 14. 13 umurongo wa 14 haranditswe ngo iyobesha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe. Iyobesha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa. Ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari yakomerekejwe n'inkota ikabaho. Ibabwira irabategeka kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari yakomerekejwe n'inkota ikabaho. No. Guha icyo gishushanyo. Guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka. Gihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa icyambere gihumeke.
ngo kivuge ikindi kivuge kandi cyicishe kandi noneho cyicishe abatakiramya bangana iki twese bose. bose. Ubwo nawe urimo cyangwa uzakiramya? Aha rero tubonye noneho ubundi hari iyo tugiye mu barozi dusanga umurozi, tugasanga impamvu yatumye amuroga, ariko abantu ntibajya bakurikirana ngo bamenye aho yaguze ubwo burozi, nta nubwo bajya bakurikirana ngo tujye tumenya n'uwamutumye kumuroga, sibyo? Ariko Imana y'ubucamanza bwayo n'ubutabera bwayo uko bukurikirana, nimba baje bagasanga umuntu yarashwe yapfuye, bakahasanga igito ry'ikimbunda, bashaka iyo mbunda nyirayo, iyo bafashe nyirayo akiregura bakavuga ati bayinyibye, bashaka uwayirashishije. Icya kabiri bakagera ku wapfuye, ariko bakagera n'impamvu yatumye yicwa. None twe turi kureba ngo wa mubare ugiye kuzura. None tubonye ikintu kigiye kwica, yego oya, kigiye kwicisha. Icya mbere gihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe. Mu magambo twasomye mu nama twabonye ko iki gishushanyo ari impuzamadini, amadini yishyiramo ubumwe bw'itorero n'isi bugiye kwihuza na leta. Muri kubyumva? Ariko igishushanyo cy'inyamaswa impamvu kivuze mu nama kiravuga, iyo kigeze mu nama kiravuga, icyo nicyo bita kuvuga. Noneho rero reka tubabwire mugende idini ryose rizane umwizera uyitirira izina ry'iryo dini, mumutuzaniye ku rutonde tumwamagane. Ubwo kiravuze, icya mbere kiravuze. Icya kabiri cyicishe. Harya ubwo ngubwo niba kwamagana muri kumva ari iki? Inyigisho za papa tuzigire gute? Papa yakoraga iki harya? Yarahindutse papa? None ubwo ikijya mu ngiro ni iki? Igishushanyo ubwo kirishe? Oya, kiricishije. Buza ati rero Nepo amaze iminsi angaha tutazi, twaramubwiye yanze kumva, dufite abantu. Arya Yohana byagenze gute kugira ngo yicwe? Yaricishijwe. Harya ubwo umubare ugiye kuzura, abantu baba bazize iki? Kwicisha. Kwanga kura. Imbata bagenzi babo bishwe bazira iki? Kugira ngo umubare wa mbere uboneke. Ubuhamya n'ijambo ry'Imana. Umubare none ugiye kugira utera. Nahise mukurikije ibyo twasomye muri iyi nama, mwumvise ibintu bitamaze kwikora. Gikoze. Undi byahishuwe igice cya 15 murongo wa 2 arasoma. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahure. Nuko ubona uri mwiyerekwa abona igisa n'inyanja y'ibirahure bivanze n'umuriro, bona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Baranesheje ya nyamaswa. Icya kabiri n'igishushanyo cyayo barakinesheje, n'umubare w'izina ryayo. Kagaye cyo kumucena ko barakanesheje. Ongera. Bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahure bafite inanga z'Imana. Icya mbere baririmba indirimbo ni nshyashya ya Mose, imbata y'Imana, n'indirimbo y'umwana w'intama. Bati Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje, Mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Pozingira aho ngaho. Undi twakurikijeho ninde? Aba bantu baririmbye indirimbo. Mu ndirimbo baririmbye imimo baravuze batumva rero kiriya gishushanyo cy'inyamaswa cyari kitumereye nabi, ariko barakinesheje, batabarutse bakinesha. Icya kabiri n'umubare w'izina ryayo. Icya gatatu n'ikimenyetso cyayo. Icya kane ni ikira? Ni bine: igishushanyo, inyamaswa, n'umubare w'izina ryayo n'ikimenyetso. Si ibintu bine? Aha ngaha mu Kinyarwanda handitse bitatu, ariko mu Gifaransa no mu Cyongereza handitse bine. Maje de la bête, signe de la bête, nombre de la bête, handitsemo ibintu bine. Turi kumwe yemwe? Noneho rero aba bantu barabinesheje, ariko nubwo babinesheje hari ikintu baneshesheje, ngo banesheje amaraso umwana w'intama. Ubwo bamennye amaraso kugira ngo umubare wuzure, hari ikintu batanze. Undi ari mu byashije 16. Reka turebe abatari bwemere kwemera iki kigombero. Umurongo wa 2. Ibyago 7 bitangiye gusukwa. Umva abantu byasutsweho. Marayika wa mbere asuka icyago cye, asuka urwambu ryarwe mu isi. Abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo,
bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Umva icyago cya mbere abantu kizaheraho, abafite ikimenyetso cyande, icya kabiri abaramya igishushanyo cya ya nyamaswa. Turi kumwe noneho? Iki kintu ariko ubu kiroroshye ko kiri kugenda kigaruka, kiroroshye. Undi ninde? Ibyahishwe igice cya 19 niho twaguhaye. Reka ndebe umurongo neza udusomere 19 umurongo wa 20. Ndavuga ngo iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma, ndetse na wa muhanuzi w'ibinyoma, wa undi wakoraga ibimenyetso imbere yayo, akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa. Abayobaga ngo nabameze gute? Nabashyizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa nibo bayobye gusa, n'abaramya igishushanyo cyayo nabo barayoba, nawe afatanwa nayo. Aho yemwe na ya mpuzamidini nayo ifatanwa nayo. Bombi bajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Aho yemwe n'abari mu mpuzamidini bajugunywa mu nyanja yaka umuriro y'amazuku. Ari bazima. Bameze bate? Ari bazima. Biri kumvikana yemwe? Tugiye kwataka irindi somo rero. Ufite ibyahishwe igice cya 20 murongo wa 4. Mbona intebe z'ubwami, mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho, mbona abantu bazicaraho, bahabwa ubucamanza, bahabwa ubucamanza. kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga, mbona imyuka y'abaciwe ibihanga, babahora guhamya kwa Yesu. Muri kumva abantu ukuntu bagomba kwicwa? Warya ngo tugiye kwicwa gute? Eka mbabwire, umuntu utari bwiyegurire Yesu neza, umuntu utari bwiyegurire Yesu neza, ngo bari kubica urupfu, ngo babakubita inkoni, babaca ibihanga, babahora guhamya kwa Yesu, babahora icyambere guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa. Umva icyambere ngo nibo bataramije, upfa kwanga kuyiramya gusa. Ni akaga n'ukwanga kuyiramya. Nibo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi nta nubwo bigeze bashyirwaho ikimenyetso cyayo. Barazuka Imana Kristo imyaka 1000. Nubwo bapfuye nta kimenyetso cy'inyamaswa bapfanye, nta n'igishushanyo baramije, bagiye kuzuka bahita bahabwa ubucamanza. Bati none reka turebe. Ndekubona nuza twarimbanaga muri korari, ni mu ndebere nabonaga ari uduhimbira indirimbo z'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ni mu ndebere impamvu yabuze mu ijuru. Abamuhereza ati ngaho reba, dore bakwereke filime, dore ukuntu yavaga kuririmba, reba ahantu yakatiraga akanwa rimwe, reba ukuntu yamanukaga, ibyo umuntu wese bimunyura imbere, reba cyagiye burya yazaga akaririmba indirimbo ariko avuye gusambana, reba ibishyirwa imbere y'abantu. Duhabwa intebe z'ubucamanza iriya myaka 1000, tuzayimara turi kwiga ubwenge bwo gucira abantu urubanza, tureba ngo uyu runaka ko abuze mu ijuru, uyu runaka ko abuze mu ijuru, mbese runaka ko abuze mu ijuru. Ikibazo ni iki? Bagushyirireho hariya ati dore reba hariya. Mu bintu bintera ubwoba ni ukumva yuko ibintu byanjye abantu bazabicira urubanza. Ugasanga umuntu aricaye ari kundebera ibintu ibyo nakoze. Twabwiye abantu kujya imbere y'Imana ngo ibyo bintu babihe Yesu abyikorere, nibanga kubimushyira bazabyikorerera. Muri kubyumva yebwe? Tubonye ikibazo gikomeye cyane. Ibyahishuwe igice cya 13 hatubwira ikintu, hatubwira inyamaswa yavuye mu nyanja. Nuko Yohana wayibonye iyo nyamaswa ku murongo waho wa 4 ngo iyi nyamaswa ngo aba mu isi bose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira bavuga bati ninde uhwanye n'iyi nyamaswa, mbese ninde wayirwanya? Ku murongo waho wa 4 siko havuga batangarira nyamaswa, ariko haboneka abantu bataramije ya nyamaswa. Yohana agiye kubona abona inyamaswa ivuye mu gitaka. Iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ariko bisoza iri kuvuga nk'ikiyoka. Bishatse kuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bavuye i Roma bahunze ka karengane, bishwe za mfu, gukatwa amajosi, kubunaho uruhu, kubashishura amenyo, kubashishura amatako, kubashyira ku izuba, aho yemwe kugenda bakafata ibice by'abana babo babatanyura babazirika mu mazosi y'ababyeyi babo. Aba bantu bagahunga bakava mu Burayi bakambuka bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakahagera bakasanga igihugu gifite umudendezo, bakahashyira igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakagishinga ku mahame abiri. Kubera ibintu tuboneye i Burayi, tugiye kwemeza yuko iki gihugu kwivangura kw'itorero na leta niryo hame rya mbere.
muri kubyumva rigiye kugenga iki gihugu. Icya kabiri umudendezo w'umutimanama. Icya gatatu aho yemwe no mu note zacu turanabyandikamo tuvuge ngo in God we trust, kugira ngo twebwe twahawe ikimenyetso cya nyuma. Turabwirwa ngo mu gitabo cy'ibyandikwa byo minsi y'imperuka ingingo ya 456 ngo ubwo tuzibonera leta zunze ubumwe za Amerika irengeje ikiganza umwore wayitandukanyaga n'ubupapa, umworera nizamfubishwe bwa burozi babarozi b'abantu bisha abantu, ubwo tuzibonera bamwe biciwe bongeye kurenza ikiganza umworera. Kimwe wumvise mu muzamadini hano bamaze kuvuga ngo abantu batukana mu yandi madini bakita andi mazini andi matitere. Ubwo tuzibonera aba protestani barengeje ikiganza umworera wabatandukanyaga bakongera gusingira ibya Roma no kwamamaza iby'imyuka y'abapfuye. Ejo tuzabigeramo, hari icyigisho tuzabirebamo uburyo abantu bavuga ngo igishushanyo cy'inyamaswa n'ikiraremwa babikura mu kihe gitabo ubundi. Abantu ubundi bashaka ko twizera ikihe gishushanyo cy'inyamaswa. Si ubumwe bw'itorero na leta dufite. Tuzabijyamo. Ariko mumbwire iki kimenyetso twarakibonye 2017. Ubwo tuzibona mu mategeko yabo bongeye kwemezamo ibyo gusenga imyuka y'abapfuye, twarabwiwe ngo tuzamenye yuko igihe cyo gukora kwa Satani kwa kataraboneka kigeze kandi kwimeruka izabigize itera yegereje. Icyo kimenyetso gukora kwa Satani kwa kataraboneka cyaratangiye kandi imeruka iregereje. Dushigaje iminota 29. Turacyari kumwe ariko none rero uwo twahaye mu Baheburayo igice cya 11 nadusomera umurongo wa 35 kugira ngo twumve neza iby'iki kintu n'umubare ugiye kuzura. Mbese uruzurira kuri nde? Nurangara umubare urakuzuriraho pe, ndakubwiye. Komeza tugende. Abagore bahabwaga abo bapfushije bazutse, abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushijeho kuba kwiza. Abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa ndetse no gushyirwa mu mazu y'imbohe. Bicishwaga amabuye, aho yemwe bagakerezwa inkerezo, bakageragezwa, bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene. Aho yemwe banyazwe ibingana iki? N'inzu zirimo, n'imiryango irimo, n'utuzi turimo, aho yemwe n'imodoka zirimo, umudendezo nawe urimo, banyazwe byose, ndetse bakababazwa bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko abo bantu bagira bate? Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Umva ikibazo rero, abo bose nubwo bamaze guhamywa yuko batanze ubugingo bwabo ku bw'ibyo bintu kubwo kwizera kwabo, ariko ntabwo barahabwa ibyasezeranywe. Nibo bari gutaka bagira bati ayi Imana nyiringabo uzageza ryari? Ntabwo ureba ibintu aba bantu badukoreye, uzageza ryari? Ntibarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo kuko Imana yatugambiriye Imana pose twumva ko kantu ngo Imana harya ubwo natwe turajyamo yemwe, nduzi mutari gushaka kujyamo yemwe. Yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza kugira ngo badatunganwa rwose tutari kumwe nabo. Rwambere rw'Abatesalonike igice cya mbere haravuga ngo Imana izabanza ngo itunyuze imbere yabo ngo kuko ubuhamya twabahamirije bwamaze kwemerwa, ngo icyo gihe nibwo Imana izibabaza abatubabazaga. Muri kumva icyo kintu? Umurongo igice cya 12 umurongo wa mbere, umuntu uriyo ninde? Haravuga ngo yemwe nuko rero natwe, soma Simon, nuko rero bande, nuko rero natwe ubwo tugoswe, harya turagoswe uko twabibonye, ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bahamije bwa buhamya bati mva rero ntabwo tuzaramya inyamaswa, bakabihamisha gushyiraho amaraso yabo. Ubwo tugoswe n'abahamya bangana batyo, twiyambure icya mbere ibituremerera. Keredi, jyana umwana ku ishuri rya make, keredi ishyura cyangwa uyihagarike, aho yemwe menyereze kubaho mu buryo buciriritse. Twiyambure ibimeze gute? Mwene data ndaguhendahenda, ikintu uzi gishobora kuremerera ubwonko bwawe cyose, nimba ushaka kurwana intambara y'ibyamwuka, rambika hasi ikintu kikuremerera.
kirambike hasi kuko nibwo buryo buraza gushoboka. Twiyambura ibituremerera kugira ngo bishoboke, n'icyaha cyose kibasha kutwizingiraho vuba. Dutumbire Yesu aho dutegekwa. ari ahantu usize. Dutumbire Yesu we banze ryo kwizera. Nibyo cyangwa ninjye ubanje. Dusiganirwa aho dutegekwa. Aho dutegekwa. Yego. Twihanganye. Noneho dutumbira Yesu we banze ryo kwizera ari nawo gusohoza. Muri kumva ahantu tugomba kwerekeza ibyiringiro byacu. Umuntu ushaka kujya mu rugamba nawe nushaka kugenda nka Petero ukajyana inkota ukajyana ubwiyemezi, ibi ngibi nabyo ntago biri bushoboke. Ahubwo dutumbire Yesu we banze ryo kwizera ari nawe washoboje abo bantu kubishobora. Turi kumwe ariko turi kuganira amagambo avuga ngo wa mubare ugiye kugira gute kuzura. Tukaba dushigaje iminota 24. Turi kumwe twegera imbere. Intambara ikomeye umva aba bantu. Page yaho y'174 hano hari umuvandimwe, ikigisho kiravuga ngo Ubuholandi na Scandinavia. Ndahita ncana mikoro mite umunsi cya kubavugisha. Iminota yanjye ndayitwara neza ariko ndajya nyuzamo mbavugishe. Muvandimwe, hari umuntu uri mu bihugu hano bya pays Scandinavia twajyaga tubana n'abantu bariyo, arahari? Nacanye mikrofone, nimba hari nacane tuganire tugeze mu mwanya. Keretse nimba uyu munsi abari hariya muri pays Scandinavia bataje, nimba bura turahita dukomeza. Nta muntu uri hano kuri platform uri muri pays Scandinavia? Ndakomeza ubwo ningera mu Bufaransa ndabahamagara abari mu Bufaransa. Twigendere page 171 tugire ikintu tubona. Uburakari bukaze bw'abatotezaga bwanganaga n'ukwizera ko bahorwa gukwizera kwabo. Muri kubyumva ra? Fata uburakari bukaze ushyire kuri balance de la sort. Ubu ni uburakari bukaze, uku ni ukwizera. Donc iyo ufite balance de la sort habaho ikintu cyitwa point du point gituma nyine ibiro biba balance na balance nyine n'icyo uri gupima. None hano hari uburakari bukaze, hano hari kwizera. None ngo uburakari bukaze bw'abatotezaga bwanganaga n'ukwizera ko bahorwaga ukwizera. Umwe mu baririmbye bari muri ubu burakari yaririmbye indirimbo, araririmba ngo icyama nkizera bingana iki rwose ubutadohoka sininyishwe. Icyambere bari bafite n'ubukene cyangwa se ibyago byose. Tuyiririmbe twumva ariko. Icyama nkizera rwose ubutadohoka sininyishwe n'ubukene cyangwa ibyago byose cyangwa ibyago byose. N'ikindi turagishyiraho. Ariko mba mu bavuye muri ibi bintu baravuze ngo icyama. Yitwaga Jeremy Ngarisi. Muzi ko hariya tujya ducuranga gitari zitwa electric. Ziriya gitari ducuranga ziba zirimo umuriro, buriya ushatse wayiconnectinga wayikora ikagukubita paka ikwisha. Umuriro wica vuba vuba. Jeremy Ngarisi bamukize mu ntebe nk'iyi nicayemo, ariko yari amashanyarazi. Bwa mbere yari yararirimbye mu karengane ka mbere ngo icyama nkizera. Hari igice yaririmbye aravuga ati mwami bene uko kwizera niko ngutezeho. Iki gice Imana yahise gisubiza nk'uko yashubije umusaza Simiyoni, iragisubiza bamugejeje aho bajya kumurenganya bamutereka muri ya ntebe y'amashanyarazi. Bamubwira ati rero tukubwira Ngarisi, ibi bintu ni mu bihagarike. Bati ngaho gira icyo ubivuga mu mwanya n'uwawe. Wemera tukure ku rugenda, wanga iyi ntebe turayicomeka mpaka upfuye. Ahita atangira, Imana ihita isubiza rya sengesho. Yahise aririmba indirimbo ivuga ngo ndagukunda mwami uzi ko ngukunda, ndagukunda Yesu bihebuje rwose, ndagukunda Yesu nawe urabizi, imirimo yanjye izabyerekana. Uramwumva?
baracomeka ati ntiwumva ibi bintu twanze dore ibi si byo twajije Stefano tumutera amabuye ati ngo abonye ingazi ngo abantu bazamuka abandi basubirayo none nawe ugiye kwigira nka Stefano turi kukubwira ngo ihakana ibi bintu ngo ndagukunda mwami. Ninde muri mwebwe witegwe ako nanjye ndategereje nditegereje kureba biraba bishyushye pe biraba bishyushye reka mbabwire wa mugani wa Jarambere Gatare bizaba bishyushye inyamaswa n'igishushanyo cyawe bizaba bishyushye. Ninde uri buhagarare mu kibaya cya Dura aho yemwe abantu bakagombye kugukomeza bavuga bati yego shaho komera wa mwana wacu ati komera wibuke cyagiye twarabyize mu itsira akavuga ati koko bienvenue hakubwa akabyembe ntitwakubwiye ubu ngubu ntabwo ureba nose twe turi aba 7 day ntureba ne poko agiye mu bandi nose si wowe wakusanyaga itsinda si wowe wateranyaga ntabwo uzi ko ari wowe wabahwituraga ubu se wowe koko ubu supima ibiro bingahe nase ubu wize amashuri angahe iriya segonderi wize hariya mu ntuze ubu ntuze wize hariya dogitora mu bya teoloji nanjye mfite amatsiko. Umuhungu araririmba ati ndagukunda mwami nawe mu bintu ushyira mu nyurabwenge byawe nawe urabizi ko ntabyo uzi nimba utabizi noneho imirimo yanjye izagira gute dore ahangaha andi mirimo yanjye igiye kubyerekana ndagukunda mwami nawe urabizi baracomeka bati nibyo barapukupa baturakomeje igice cya kabiri ahita gishyiraho nishimye rwose bitavugwa ibyishimo byanjye nawe abirondora ndareba ubutunzi buri mu ijuru nzagabirwa nawe kubw'ubuntu bwawe. Aba bantu ntabwo bari bafite ubuntu bw'Imana none ngo natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bagize gute twiyambure. Abantu bari bariyambuye twabonye ngo babujijwe ibyo kurya no kwambara. Nabonye ukuntu babasaturaga bafata Simoni w'umumotari mwese muzi hano Simoni mumurebe bagafata ukuguru kumwe hariya n'ukundi hariya bakamuzirika bamucuritse aba baji bakaza umubaji umwe hariya n'undi hakuno bagasatura bahereye mu kabuno bagasatura igisate kimwe hano muzuru bagasatura igisate kimwe cya Simoni hariya n'ikindi gisate hariya timwabibonye ngaho mwongere wowe ntabwo wihakana. Igice cya gatatu naguha nyanande mucunguzi wanjye uhora n'ubwiza ugira impinduka nzakongeza iteka nkubahirize kubw'ubuntu bwawe bwandemye umutima. Mwabumvise nanjye ndashaka kureba hari imbere. Aba bantu si abantu b'Imana batubwiye ngo aba bantu ngo bari gutaka bavuga bataye Imana Nyiringabo uzageza ryari kudaca imanza no kudahorera amaraso yacu. Nuko ngo babwirwa kumara kandi gahe gatoya kugeza ryari bahabwa no kwambara igishura kera kugeza ubwo imbata bagenzi babo baraba bamaze kwicirwa nkabo kandi umubare ukuzura ugiye kuzura. Ariko atero wa mugabo we turi kubona ibyawe bitari bushoboke ubu ngubu nta wundi mwanzuro keretse ko tugiye kongeza volume. Bafite ukuntu bongeza volume nk'izi radio muri iry'amashanyarazi kurya mubibona kuri kitari bashyira muri volume ya nyuma. Yaririmbye ngo iki? Yesu umwami wanjye ni wowe, Yesu umwami wanjye niwe nyesha byose arugucungurwa ari n'ubugingo. Aba bantu mwanyica mutanyica ari ugucungurwa n'ubugingo mbikesha Yesu umwami wanjye.
Umva rero mu ntambara ikomeye aho turi gusoma ngo uburakari bukaze bw'abatotezaga bwanganaga n'ukwizera kw'abahorwaga ukwizera kwabo. Ni vice versa. Si abagabo gusa ahubwo abagore n'abakobwa nabo berekanaga ubutwari budasubira inyuma. Nk'abadamu mwe muri hano muri kubyumva. Ubundi tumenyera yuko abadamu bajya kuboneka nk'ubu hano bibaye ngombwa ko badusanga ahangaha bagafata Simoni bagakubita nanjye bagakubita batereka ture n'uriya mugabo nawe ati ni inkoni 200 kuri 200 bakabona Simoni aratarutse nitumenye uko yizibukiriye aragiye ati ubundi ibi bintu nari narabivuze abagore ntibamenye uko byagenze. Ariko icyo gihe mu kwizera byo si abagabo gusa ahubwo abagore n'abakobwa nabo berekanaga ikira ubutwari bwo kwizera kwabo. Nuko abagore bahagaraga iruhande rw'inkingi ihambiriyeho abagabo babo, kandi igihe umugabo yabaga ari gushya yihanganira umuriro, umugore we yamwongoreraga amagambo yo kumuhumuriza cyangwa akamuririmbira zaburi yo kumukomeza. Mu magodo zamurimbira kangahe? Zaburi 125 iravuga ngo iki? Abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ubwo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be. Pose hagowe umuntu rero, hagowe umuntu urajya kwitambika abantu b'Imana. Uwiteka niwe ugize ute? Ubagose urabagota, ariko Uwiteka niwe mba Zaburi uzamurira. Wibuke Papa Godi twarabyize muri Zaburi, ibi bintu nimba wumva utabishoboye ureke bambanze abari nge batwika, kuko ibintu twarabyize ndi kureba nkabona ushobora gucogora akamuririmbira Zaburi yo kumukomeza. Aho yemwe kandi ubwo umugabo yatangiye gushya, yaba ari kugenda acecera uko agenda umuriro ubumunyotwe agenda tokombera akamuririmbira Zaburi yo kumukomeza. Nuko umuntu akarinda bagahira imvi abantu batazi uko byagenze n'umuriro batawumvise. Yemwe mbega umuntu urajya mu by'Imana atarihannye nta kinya afite. Nuko abakobwa b'inkumi, mwa nkumi mwe muri hano namwe muri kumva kuri platform, mutega amatwi rero ibyizi nkumi. Abakobwa b'inkumi baryamaga mumva bagiye guhambwamo ari bazima, nk'abari kwinjira mu cyumba basanzwe bararamo, cyangwa bakajyanwa ku mpambo no gutwikwa bambaye imyambaro yabo myiza cyane nk'abagiye mu birori by'ubukwe bwabo. Tuvuge ngo iki hariya? Amen. Aba bantu bari baramaramaje. Imbaraga iraboneka ite? Dushigaje iminota 12, page 195 muri iki gitabo cy'intambara ikomeye, niho twimukiye tugiye mu Bufaransa. Reka turebe abantu bari hano bari mu Bufaransa. Ari abantu uyu munsi twateranye muri mu Bufaransa yemwe? Hari abatwumva bari mu Bufaransa kuri platform? Ufaransa bajyaga baboneka, ariko ndi kubona uyu mugoroba uzaba kiriho Nkundiye Jean. Reka turebe Marie Louise Yesu ashimwe. Cana mikrofone tukuganiriremo gatoya. Yesu ashimwe mushiki wacu. Na amahoro se aho mu Bufaransa? Biterwa n'amahoro ushaka kumbaza yari, ariko nta mahoro yo mu isi. Ushubije uburyo ushubije icyo kibazo ndabikunze. Yes, uburyo ushubije icyo kibazo rwose ndabikunze. Ariko wibuka ibyabaye mu mpinduramatwara yabayeho mu Bufaransa? Hari impinduramatwara yabaye mu Bufaransa, wenda nimba warasomye intambara ikomeye cyangwa ukiga amateka muri Revolution Française, waba wibuka ibyabaye muri icyo gihugu? None ndagira ngo ko hari n'amateka agiye agaragara.
Exactly. Reka noneho tukubaze, mbese hari amasezerano y'i Paris aba 7 day bo baranditse ngo mu gitabo cyabo cyitwa iby'umudivantiste akwiriye gusobanukirwa. Ubwo ndatekereza ko nawe uri mu 7 day. Bavuze bati ibintu biri muri Paris agreement cyangwa se ku rupapuro rwa Laudato Si ruvuga iby'imihindagurikire y'ikirere, aba 7 day bavuze ko ntaho bihurira n'itegeko ry'icyumweru, ndetse nta naho bihurira na Eucharistia cyangwa se uburyo papa ari gushaka ko amadini yose azajya ahura akarya Eucharistia. Mbese amasezerano ko ari Paris, mbese ubona ibyabaye muri Revolution Française, mbese ubona hari icyizere cy'uko bidashobora kuzongera kwisubiramo? bizarenza ahubwo Arakoze cyane mushiki wa. bizarenza kuko ubona ko bizarenga, biragaragara ko nta kintu cy'ubukristo rwose kubivuga ni no kuba wabibwira umuntu umuganira n'icyaha gihanwa n'amategeko. Guha uburenganzira umuntu wese mu mahitamo yo mu myizerere ye, icyo wumva cyakubera imana ukaba icyo usenga, utabishaka ntusenge, nibyo bashyira imbere cyane. Bizarenga kuba bibi, nabonye ari ubwoko umuntu akwiye kwigiraho cyane. Okay, murakoze cyane mushiki wacu, Imana iguhe umugisha. Mbese wowe ufite ibyiringiro ki mu Mana kugeza iyi saha, ukurikije ibyo uri kubona, ndetse no kubijyanye n'abantu bari kudutega amatwi muri uyu mwanya, ibijyanye n'ubugufi bw'igihe bwanditswe muri Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 3. Yohana yarabwiwe ngo uhereye none andika ibihahirwa bumva amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva n'ababusoma bakitondera ibyanditswe muri yo kuko igihe kiri bugufi. Mbese iyo urebye izo agreement ziri mu Faransa, twebwe twabonye ko turi kuri table d'honneur, agreement zizaho ngaho twe turi kuri table d'honneur, nitwe tuzigabura. Mbese ufite byiringiro ki cyangwa se kubijyanye na longueur du temps? Urakoze cyane ku icyo kibazo mbajije, ni ikibazo cyiza. Njyewe ntabwo ibyiringiro byanjye mbishingira ku gihe uko kirimo gishira. Ibyiringiro byanjye bifite ifatiro, ariko kandi nanone ibijyanye n'ubuhanuzi no gusohora kwaho nagomba kubirenza. Ibigaragara rero ntabwo ari byo shingira, kuko imikorere yabo, imikorere y'ubayoboye hari ndabibona cyane. Noneho muri iki cyumweru ubwo nabonye n'ibirengeje ko nabitekerezaga, nabonye iby'amaso yanjye atigeze abona. Ntabwo nabishingiraho kwizera kwa nyafete, kuko ndabona ko gutaha ko twatashye bidashingiye ku kubona ubugome buhari, kuko bahereye kera ishyanga rimeze gutyo ryanze Imana ku mugaragaro, ahubwo bishingiye ko ibyanditswe byose ntabwo biri gusohora. Yes, urakoze cyane rero, turakunezerewe muri uyu mugoroba. Alright. Turakunezerewe, Imana iguhe umugisha. Reka turebe uzaba kiriho. Nkundiye Jean Claude, urahari? Uzaba kiriho, urahari? Yes, reka twambuke, dushigaje iminota mike ndi kubona abandi. Arakoze Louise utuganiriye, atubwiye ijambo ryiza, atubwiye n'ikintu ubona cyateye muri iki gihe cyitwa kubara iminsi no gushingira imyizerere y'abantu ku gihe, kandi ibyo bintu bizarangira bigizeho abantu ingaruka. Ariko kimwe mu bintu bigaragaza ko umuntu yatangiye kurambirwa no gucogora ni ukubara ibihe, sibyo? Ariko icyo dukwiriye gukora twebwe ni uguhora tugaragaza ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, ariko gushyiraho igihe no gushingira imyizerere yacu ku gihe, ibyo bintu ni ikibazo. Ariko mu guteguriza ubwoko bw'Imana kwitegura kugaruka kwa Yesu ugiye kugaruka, tugomba kubereka ibimenyetso simusiga. Project 2025 tukabereka ikirimo, abitegura bakitegura, byaba cyangwa bitaba, ariko abantu bakagumana ibyiringiro byo kugira gute, byo kwizera Yesu no gukomeza kumwitegura ko agiye kugaruka. Arakoze. Reka tujye mu Faransa dusome gatoya kubiri byabayeho nabo kuri bene wacu
barimo bataka bavuga ati Mana nyingabo zageza ryari kudahorera amaraso yacu, naho twumva Ubufaransa uburyo bwabigenje. Turasoma paje 197 itorero ryo mu butayu. Ubwo twageze mu butayu, ari ryo ryari rigizwe n'abantu bake cyane bakomoka ku bakristo ba kera bari barasigaye mu Bufaransa mu kinyejana cya 18, bihishaga mu misozi yo mu majyepfo kugeza ubwo bari bagikomeye ku kwizera kwa basekuru. Iyo bageragezaga guteranira hamwe nijoro, haba mu ibanga ry'umusozi cyangwa mu bihuru byitaruye ahantu, bahigwaga n'abasirikare bakomeye maze bakabazana babakurubana bakabagira inkoreragahato mu buzima bwabo bwose. Ngo bahigwaga n'abasirikare bameze batera abazira amasengesho. Niboneye abasirikare biruka ku banyarwanda, niboneye batayo z'abapolisi bahetse imbunda aho, yemwe n'abasirikare na ba gitifu b'imirenge na ba midugudu na bano batoya bitwa ngukira ba mutwara sibo mu rutoki biruka ku baturage. Navuga ati ariko ibintu nibikira none ngo biriya bintu ibi gahunda muri project 2025 ngo ikintu kigiye kuba ku cyorezo kigiye kuza ngo kiraza kuba gikubye inshuro 20 ku byabaye. Hari ubwo dukeneye imyiteguro yemwe. Nuko abeza bindahemuka ngo ni bandera cyagura mwabeza nawe hano. Abeza bindahemuka n'initi zo mu Bufaransa bambikwaga iminyururu bakicukurwa urubozo mu buryo buteye ubwoba hagati y'ibisambo n'abicanyi. Yumvira nawe. Abandi bagiriwe impuhwe bakicwa barashwa amasasu nta mahane bateye kuko nta ntwaro bari bafite. Umva izo mpuhwe. Izo ni impuhwe byo. Izi ni impuhwe nanjye hariya nakemera. Ushyize ku mutwe ugapima utiri ujya kungaraguza agati. Bagwaga bapfukamye basenga amagana menshi y'abasaza, abagore batagira kirengera, abana b'inzirakarengane bose batabwagaho bari bateraniye ari imirambo n'abana barimo. Iyo wanyuraga muri iyo misozi y'amashyamba aho bari bamenyereye guteranira, ntibyabaga ari igitangaza gusanga imirambo muri buri ntambwe nke, kandi ibyatsi byabaye amaraso, indi mirambo imanitswe ku biti. Igihugu cyabo cyahinduwe umusaka n'inkota, intorezo n'umuriro, gihinduka ubutayu bunini buteye agahinda. Ubu ni Ubufaransa tuvuze. Roma se yarahindutse. Nimba ugira ngo ndakubeshye. Paje ya 109 y'iki gitabo. Mvindahiro badufitiye. Amateka ahamya neza ko ubupapa butahemye gukoresha ubucakura n'umwete mwinshi ku kwivanga muri gahunda za leta z'ibihugu, maze bwamara kuhashinga ikirenge bugasoza imigambi yabwo ndetse bukarimbura ibikomangoma n'abaturage. Mu mwaka w'204 Papa Innocent wa gatatu, Innocent wabyumvise bazina bawe, yifashishije indahiro y'akataraboneka ya Petero wa kabiri, umwami w'Abaragoni. Iyo ndahiro ikaba iteye itya. Taga amatwi indahiro. Jewe Petero umwami w'Abanyaragoni mamije kandi nsezeranye kuzahora ndindahemuka kandi numvira databuja Papa Innocent n'abandi bapapa bazamusimbura n'itorero rya Roma, kandi ubwami bwanjye bugakomeza kumwumvira. Nzaharanira ukwizera Gatolika, kandi abazaguhakana nzabamarira ku icumu. Inyigisho za papa tuzishyirehe? Abazihakana bibagendekere gute? Arya turuvugana amagamba avuga ngo wa mubare ugiye kuzura. Dusoza ibyasho umuntu twaye ibyasho cyaganirwe ninde? Urasoma wihuta. Ibyasho turebe uwo mubare uruzura bigenze gute? Nta nindi somo turasoma, ubwo ni gutyo bimeze. Umuntu wese arafata umwanzuro mu mutima. Tugeze mu mwanya w'imyanzuro, zamuka tugende. Abisirayeli bakiranutse, soma wihuta, bazarokoka. Ngo nabagize gute bazarokoka? Abakiranutse. Hanyuma y'ibyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka enye z'isi, bafashe imiyaga ine yo mu isi. Bavuga ngo Butini buretse na Zelensky n'abaretse, aho yemwe no haruguru kwa Kimu niba baretse,
turi kubona ko ibyo bisasu byambukiranya imigabane murabifite, n'ejo tukuretse wagitera kuko imbabazi tuzirekuye zikagenda wagitera ugahita usiba isi ku ikarita. Ariko buretse bigende gute? Kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Ariko iyo bavuze nyuma mu byumba aho hatagira umuyaga, hatagira ikintu gitera mu nyanja, mu bantu benshi kikarimbura abantu benshi, ku giti cyose kibisi, umukiranutsi cyangwa umunyabyaha, yaba umukiranutsi cyangwa umunyabyaha. Impamvu nuko abamarayika bagiye gushyira ikimenyetso, barajonjora abanyabyaha mu bakiranutsi cyangwa bajonjora abakiranutsi mu banyabyaha kugira ngo bashyirweho ikimenyetso. Mwe muretse rero murimburanya abanyabyaha n'abakiranutsi byaba bikomeye, ariko abanyabyaha abakiranutsi impamvu bagomba gushyirwaho ikimenyetso mutaza kubibeshyaho, hatagira umuntu uza kubibeshyaho nawe akabakubita igisasu, mubashyireho ikimenyetso. Zamuka twigendere. Mbona na marayika wundi azamutse aturutse hariya mu burasirazuba bw'isi, hari ikintu yari yitwaje cyitwa ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga, abwira abamarayika bane bafashe imiyaga, bahawe kubabaza isi ati nimubabaza isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutari twamara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana. Ninyira dore impamvu rero bidasohora, dore ngiyi ntabwo byasohora ikimenyetso kitari cyashyirwa mu ruhanga rw'imbata z'Imana. Ubwo igicereje kuzura k'umubare ni iki? Abamarayika ari kujya gushyira ikimenyetso muri Simoni bikanga, yarangiza avuga ati memuretse na Simoni uyu munsi ari bwitabira iteraniro, turebe ari bubivugeho, turebe ko yakemera agashyirwaho ikimenyetso. Memuretse muzarekure ejo. Simoni bakabona biranza, mu nyongera irindi teraniro, bakongeraho irindi. Komeza wumve. Numva wa mubare ngo ugiye kuzura, numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni 144 bo miryango 12 yose y'Abisirayeli. Nushaka ubureke aho ngaho ibyashu giti ya 14 ho tubona abantu bashyizweho ikimenyetso ngo ni abantu 144, ariko bafite ibintu byabaranze. Baririmbye indirimbo ya Mose n'indirimbo y'umwana w'intama. Ikindi kintu cyabarangaga ngo mu kanwa kabo ntihabonetse ibinyoma, ntibigeze bayobywa n'abagore. Umve cya kintu cy'amadini n'ibyo amadini agiye gukora. Aba bantu bumviye ijwi ryanditswe mu byashu cya 18 tuzigaho ejo, rivuga ngo umurongo wa 4 ngo nuko numvira indi jwi rivuga ngo bwoko bwanjye nimugire mute. Amadini yayobye, mudafatanya na ibyago byawo, mugahabwa no kubihano byawo. Mwebwe nimubanze mugire mute, musohokemo, kandi mugomba gusohokamo mbere yuko gushyirwaho ikimenyetso birangira, kugira ngo mubanze mushyirwaho ikimenyetso mudafatanya nabo ibyago byawo. Gusohoka mu madini rero nta muntu uzasohoka mu madini muri dimanche, ahubwo ubwoko bw'Imana bugomba kumvira ijwi mbere yuko dimanche itangazwa, kugira ngo umurimo wo gushyirwaho ikimenyetso babanze bashyirwaho ikimenyetso, kugira ngo Zelensky atabibeshyaho, Putin akabibeshyaho, aho yemwe kwa Kimu batabibeshyaho, atagira iriya miyaga iri kure kurwaye mu burasirazuba itarekurwa bakibeshya ku bantu b'Imana bashyizweho ikimenyetso. Umvise impamvu gushyirwaho ikimenyetso rero twabwiwe ijambo kugira ngo iki kimenyetso kigushyirweho, twiyambure ibituremerera byose. Uko Abisirayeli bavuye muri Egiputa bashyizweho ikimenyetso, kiriya kimenyetso n'iriya tariki bayanditse mu ruhanga rwabo, icya kabiri bayandika mu kiganza cyabo. Ezekiel igice cya 9 naho hari ibisa nk'ibyo, abantu b'Imana bashyirwaho ikimenyetso. Nuko none nyuma yo gushyirwaho ikimenyetso ngo numva abwira abamarayika bane bahawe kubaza ati nimugende, ariko ahantu nshaka ko muhera hari abasaza bahora bicaye imbere y'urusengero, kandi abo basaza ni aba 7 day. Ikibaranga nuko bicara imbere y'ubuturo bwera. Hari ubuturo bwera butabamo isabato, nuko rero mugende muhere kuri abo basaza bise aba 7 day bahora bicaye imbere y'isanduku y'isezerano, aba ari bo muheraho mukubita. Amaso yanyu ye kubabarira, ukubite n'abana n'abagore nubageraho utababarira. Ariko umuntu washyizweho ikimenyetso, iri faut faire attention, umuntu washyizweho ikimenyetso numubona ujye umunyuza ku ruhande, umushyireho uburinzi, umunyuze ku ruhande. Dore ngaba ntibandujwe n'abagore, kandi mu kanwa kabo ntihabonetse iki? Ibinyoma. Mwabyumvise? Aba bantu ngo bari ku musozi wuhe? Bari ku musozi Siyoni. Zaburi ya 15 tuhasanga iki? Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe
ninde uzatura ku musozi wawe wera? icya mbere ni ugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga ukuri nk'uko kuri mu kira. Baravuze ngo nibo batandujwe n'abagore, kandi mu kanwa kabo ntihabonetse iki? Umvise? Icyaduha tukagira uko kwizera. Umubare, ibimenyetso biratwereka ko umubare ugiye kuzura. Mbese muri uyu mubare ugiye kuzura nawe urimo? Ni ikibazo cy'amatsiko. Ibintu bigomba kuranga abantu bazahagara ku musozi Siyoni, ku murongo usoza uvuga ngo icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza, apfa kuba yarahiye gusa. Ariko urebye abantu basigaye barahira ibinyoma, no mu bagenzi ukareba abantu barahira ibinyoma, wavuga ati suba Imana izakuraho abantu, izashyiraho ikimenyetso koko? Uwiteka dufashe. Tubona dimanche itangajwe mu ntambara ikomeye, paje yaho ya 430, turahasanga ngo marayika bari batumwe mu isi ngo azaguruka atangaza yuko umurimo yari yahawe gukora mu isi yawurangije, ko abera bashyizweho ikimenyetso, ko bagaragaje ko ari indahemuka ku mabwiriza. Umva nawe, amabwiriza y'ijuru bose bashyizweho ikimenyetso cy'Imana nzima, kandi ku bwami no gukomera ku bwami byose byahawe abera, kandi kumura umubare w'abazataha ubukwe wamaze kuzura. Ngo nuko arenzaho amagambo aravuga ati ikigeragezo giheruka cyageze hehe? Mwese ni iki kigeragezo giheruka? Yemwe. Ariko marayika yatangaje ko ikigeragezo giheruka. Mbere yuko atangaza, yatangaje ikigeragezo giheruka nyuma yuko atangaza ko abantu babazwe. Mubara abantu rero, ubwo ibintu bimeze bityo, abantu bakaba baramije izuba, nimuhitemo barabasigaye. Uwafashe umwanzuro wese umushakashaka, umushyireho ikimenyetso. Ubu rero ijuru riri kubara bagize gute? Abasigaye. Imana idufashe, iduha umugisha wo kuboneka mu basigaye. Ibyo bintu ndabigusabiye, nanjye ndiyisabira mu izina rya Yesu. Igihamya twatangiriyeho ni paji ya 430. Wifuzwiye byose hatubwiye amagambo agira ati wifuzwiye byose, icyiciro cyitwa ku musozi wa Elayono. Ari amagambo avuga ngo ibintu byose biri ku isi birateraganwa hirya no hino, nibyo cyabarabeshya. Ibimenyetso by'ibihe biratwegereje, ibimenyetso by'ibyenda kuba biragaragara. Mwuka w'Imana aragenda ava ku isi, kandi ibyago biriyungikanya, haba mu nyanja cyangwa ku butaka. Hari imiraba mu nyanja, imitingito y'isi, imiriro itwika, imyuzure n'ubwicanyi n'uburyo bwinshi. Mbese ninde ushobora kumenya ibizabaho? Mbese umutekano uboneka he? Nta byiringiro na bike mu kiremwa muntu, ndetse no mu biboneka ku isi. Mu buryo bwihuse abantu baragenda bahagarara imbere y'ibendera bihitiyemo. Wahisemo irihe bendera? Iri bendera ryanditswe mu nyandiko z'ibanze ngo nabonye benshi bava munsi y'ibendera ry'umweru ry'igikomangoma Emmanuel bakajya munsi y'ibendera ry'umukara. Ngo nuko ariko ntago nigeze mbona bava munsi y'ibendera ry'umukara bagaruka mu ry'umweru. Ngo kwikubitiro babanje kubwira ngo abasigaye munsi y'ibendera ry'umweru, ngo ibyo bari basabwa baravuga ati reka tugende twifatanye n'abari abantu tujye munsi y'ibendera ry'umukara, tuzabona uko tuzamura y'Isabato, ngo nabo tujye tubabwira ngo naho haracyari umwuka w'Imana. Ibyo ngo kwikubitiro barabyangiwe. Ubwo niryarira abantu benshi baragenda bahagara munsi y'ibendera bihitiyemo. Mubwira bwinshi cyane bitegereza kandi bagakurikirana imikorere y'abayobozi. Hari abari maso kandi bategereje. Imana ifashe ubemo nanjye mbemo, ndetse bakora batebutsa kugaruka k'umwami wacu. Irindi tsinda ryifatanyije n'ubuyobozi bw'umushukanyi mukuru. No muri Covid kandi byaratangiye. Bakeya nibo bizera n'umutima wabo wose ko hari ijuru dukwiriye guharanira n'ikuzimu dukwiriye kwirinda. Ibihe biruhije birarushaho kutwegera. Izuba rirarasa mu kirere, rigakomeza kugenda mu nzira yaryo, ijuru rigakomeza gutangaza icyubahiro cy'Imana. Abantu bagakomeza kurya no kunywa, kubiba no kubaka, gushyingira no gushyingirwa. Abacuruzi bakomeza kugura no kugurisha. Umva nawe, bagaruyemo icyo kugura no kugurisha. Abantu bakomeza guhangana barwanira imyanya y'icyubahiro. Ababaswe no kwishimisha bahora mu nzu y'imyidagaduro, mu mikino y'amasiganwa ku mafarashi no mu mazu bakiniramo urusimbi. Baranezerewe cyane, nyamara isaha yo kurangira kw'imbabazi iri hafi, kandi urubanza rwa buri wese ruri hafi gucibwa by'iteka. Satani azi ko asigaranye igihe gito, yohereje abakozi be bose ku murimo kugira ngo bayobye abantu, babashuke, babashyire mu rujijo, kandi batume bahugirana
kugeza ubwo umunsi w'imbabazi uzarangira, urugi rw'imbabazi rugakingwa by'iteka ryose. Uwiteka adufashe kugira ngo uru rugi rukingwe twinjiye. Nibyo nagusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Icyama nkizera rwose, iyo ndirimbo ndumva ari 171, nimureke duhagurutse tuyiririmbe. Icyama nkizera rwose, ariko ndagusaba uyiririmbe ubitekerezaho. Icyama nkizera rwose, ubutadohoka, sininyishwe n'ubukene cyangwa ibyago byose, cyangwa ibyago byose. Ni indirimbo turi kuririmba, ni 173, nari nibeshye. Igice cya kabiri. Senevovote mbabajwe n'igihano cyawe, ahubwo ni mbamukaga nkunambe nk'umwami, oho nkunambeho mwami, mpabwe gushikama cyane, umuganunugwa neguhinde shkumushyitsi n'ibyago bitera, yemwe n'ibyago bitera, negukangishwa n'ab'isi, n'igitsure cyabo, nubwo rurwamenyo noye kubyitaho, oho noye kubyitaho. Mwami benu ko kwizera niko ngutezeho, niringiye ko nzahabwa kwibera mw'ijuru, koko kwibera mw'ijuru. Kaduce bugufi dusenga Imana. Nyakubahwa Mana ikomeye, Imana ikiranukira kutubabarira no kutwezaho gukiranirwa kwacu, uhabwe icyubahiro. Amen. Turi kubiba amagambo, ariko turifuza kuvomereza amaraso. Nta butwari na bukeya dufite muri twebwe bwatuma tuzahagarara mu byo turi kuvuga. Twishingikirije gusa ku musaraba. Uherekeze ijambo ryawe kugira ngo rigire umusaruro mu mitima ya benshi. Tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka atugirire neza mu izina rya Yesu. Ibintu ni bingahe? Ni ibihe? Kuva ku rugamba cyangwa kurutsinda, byombi ni ugutsinda.